hari ibintu utarimo gusobanukirwa. Soko wenda nageze ari ahantu ntazi ko iriya famiye nanjye ifite amakuru, ni abantu narinzi, ni abaturanyi, ababyeyi bawe ndabazi, urumva? Ntabwo rero nari kubona bagize ikibazo nka kiriya ngo ndeke gukurikirana ibibabayeho, urumva? Ntabwo uri buze kunshinja ko yewe kuba naragukurikiranye nkamenya amakuru y'ababyeyi bawe n'ibibabayeho. Ubu ngubu rero Rugema akaba agiye kureba umutsi kabisa, akaba afashe inzira, akaba afashe iya mbere, akaba agiye kwa Emile na kamarade kuba yareba umutsi. Ese umutsi araza kuwubona cyangwa ntabwo ari buze kuwubona? Ibi ngibi byose nibyo tugiye kureba. Uru rugendo nibwo tugiye kureba, nibwo tugiye gukurikirana turebe ese uyu mutsi araza kuwubona, kubera ko bimaje kuba ikibazo gikomeye cyane, bigomeje kuba ingorabahizi, kubera ko uyu muti umaje kuba zahabu, uyu muti umaje kuba boro, uyu muti umaje kuba iki, umaje kuba ikintu kirenze cyane kuri uyu mugabo Rugema. Amaze igihe kinini cyane awushaka, amaze amezi n'amezi arimo arashaka uyu muti, ariko ntago mu by'ukuri arawubona, ntago aramenya niba azawubona cyangwa se atazawubona. Gusa biragoranye, niyo mpamvu tugiye kureba se runo rugendo agiye gukora, agiye kureba uyu muti biraza gukunda, biraza kumuhira cyangwa se ntago biri buze kumuhira. Ese ko Emile na kamarade ubwo bameze ukuntu bameze, ko baryamiye amajanja, baraza gutuma abona uyu muti cyangwa se ntago ari buze kubona uyu muti? Ese ibyo muganga amurangiye, ibyo muganga amubwiye ngo aze kugukikiza, araza kubikurikiza abone uyu muti cyangwa ntabwo ari buze kubona uyu muti? Ni ikibazo gikomeye cyane, ni ingorabahizi. Niyo mpamvu rero dushaka kureba ese biraza kurangira gute, biraza kugenda gute. Gusa hano ikintu cyo gishobora kuba, ikintu mbijeje ni uko hashobora gupfa umuntu mu rugendo rwo kugira ngo uno mugabo Rugema ajye kuzana uriya muti. Hashobora gupfa umuntu kabisa, niba atitwaje ibikoresho, niba atitwaje pistoli, niba atitwaje imbunda, ahangaha araza kuhasiga ubuzima, kubera ko niba mutanga ikintu bari bumukorere baramwica, nta miyaga irimo kabisa. Niba mutanga baramwica, baramukuraho ijosi, nta miyaga irimo, kubera ko Emile na kamarade barababaye bihagije, bararakaye bihagije, ntabwo bakeneye umuntu bakinira mu buzima. Ibaze noneho babonye Rugema aje iwabo, aje kureba uriya muti. Ni ibintu bikomeye cyane. Ese arawuzana gute? Araza gukina iyo prison break, ngo agiye kuzana uriya muti. Ko kuwuzana byo byonyine ari nko kujya mu kanwa k'inzoka kujya guhiga, ni nko kujya guhiga mu kanwa k'inzoka. Kuvuga ngo ugiye kuzana uriya muti kwa Rugema, kwa Emile ndetse na kamarade, nko kujya kuzana iki, nko kujya kuzana zahabu mu kanwa k'inzoka. Ntago biriya bintu bibaho, nta nubwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo ibyo arimo arakora ibyo ari byose, we arimo arikururira urupfu. So rero inama hano twamugira nk'abakunzi b'inzira y'umusaraba, cyangwa se twebwe uburyo turimo turabona byagenda, ni uko yavumiriya akaba atujije kabisa, kubera ko Emile na kamarade ntago bari buze kumworohera habe na gato. So nanone rero ku ruhande nanone rwa Emile na kamarade, bamaze igihe kinini cyane barimo barapanga ingamba, barimo baravuga ukuntu bazafata Rugema nanone, bakongera bakamushimuta, bakongera bakamujyana, bakongera bakajya kumuryoza, bakajya kumubaza ibintu byose yakoze bibi, byose yakoze. Emile na kamarade nibyo bintu bamaze iminsi barimo baratekereza, nicyo kintu barimo baraplaninga kuba bajya gufata nanone Rugema. So muri kumva rero, ubwa mbere baramufashe, ubwa kabiri baramufata, amaze kumufata inshuro nyinshi cyane. Ubwa mbere ngira ngo niba mubyibuka neza, bamukuye mu muhanda arimo aragenda afite umuti. Umugabo rwose yadamara, yarimo aragenda aziko nta kibazo, aziko nta ribi rwose, agiye kubonabona baramunyasa, agiye kubonabona baramufasha. Ubwa kabiri baza kumufata mu rugo, noneho aho yibera ari kumwe noneho n'abagore be, anabura n'umuntu umutabara. Mwumve kuntu Emile na kamarade ari abagome cyane. Bagiye kumureba basanga nta muntu n'uyu n'umwe uhari wo kugira ngo atabare Rugema, yaba ari Nyiranambara,
we yari ari mu cyumba, yaba ari ndetse n'ingo Fabiola nawe yari ari mu cyumba. Umuntu wari uri hanze wenyine, umuntu wari uri hanze wenyine wabonye ibibaye, wabashije kuba yarabukwa ukuntu byagenze, ni umukozi wenyine, ni nawe wirukanse agatanga amakuru, agatanga raporo, akajya kuvuga yuko Rugema bamushimuse, ariko yaba ari Nyiranambara ndetse n'ingo Fabiola ntabwo bari bazi ibyo ari byo. Ni kumva rero Emile na Kamarade bo ubwabo bafite tekinike, bafite ukuntu bakora ankete yabo, bafite uburyo binjira mu bintu bakabikora badahubutse, kandi ikintu cyose bashaka gukora bakakigeraho. So niyo mpamvu rero hano tugomba kubitondera. Ibi ngibi Rugema arimo arizanishwa, ibi ngibi Rugema arimo arashaka kwikoreshwa, ashaka kwerekana yuko ari master plan, ashaka kwerekana yuko ari umuntu urenze, yuko ashobora kujya mu kanwa k'iriya nzoka kujya guhiga. Ibi ngibi ntabwo biri buze kumuhira, ahubwo ashobora no kuhasiga ubuzima. So dutegereze rero turebe ese biraza kurangira gute, biraza kugenda gute. Rugema araza kubona uriya muti ese araza guca mu zinjira kugira ngo abashe kuba yabona uriya muti. Ikindi mwibuke, mwabonye ko uyu musaza cyangwa se uyu nguyu Papa Emile ari we Dr. yagerageje kuba yamusobanurira ahantu hose yahishe uriya muti, yabasha kuba yamubwira ahantu umuti uri, yamubwiye ko ari munsi y'ubutaka, yamubwiye yuko uriya muti uri munsi y'ameza, ariko sinzi niba ari byo, wasanga namubeshye ko twabonye yuko uriya musaza nawe arahinduka bimwe biteye ubwoba, arihinduka, ubona yapanze ibintu akandi kanya ukabona arihindutse. Ngira ngo mwabonye uburyo yagiye apanga na Emile na Kamarade bavuga yuko bagiye gufata Rugema bakamugwatira igihe kinini cyane, ariko ibi ngibi byose byarangiye n'ubundi Rugema batamufashe, nako atamufatishije, ahubwo yahise amutorokesha. Muri kuvuga ikintu hano mbashatse kubabwira cyangwa se mbashatse kubagaragariza no kubereka ni uko uyu nguyu Dr. afite imitwe myinshi itandukanye, agenda yihinduka. Mu kanya ushobora kubona arimo arapanga ingamba runaka, mu kandi kanya ukabona yihindutse nawe, sinzi uburyo ameze nk'ikirumirahabiri, kuba arimo arabwira biriya bintu Rugema ashobora no kuba ari kumubeshya, ashobora no kuba ari kumukina plan kugira ngo nagende bahite banamufata. Kubera ko uriya musaza buryo ameze, nawe ameze nk'umuntu w'umugambanyi, cyangwa se niyo ataba ari umugambanyi akaba abura akantu mu mutwe, ameze nk'aho abura akantu mu mutwe, kubera ko nta kuntu wabyumva uburyo yapanze we na Rugema ndetse na Emile, we na Emile na Kamarade kuba babika Rugema bakamushimuta bakamubika igihe kinini, hanyuma we akaza kumutorokesha. Ibi bintu ntabwo wabyumva, ibi bintu ntabwo wabisobanura. Niyo mpamvu rero uyu musaza ameze nk'agapanshi cyangwa se akaba ari umugambanyi. Ubundi biriya bintu ntabwo yakagombye kubikora. Ikindi we agatekereza yuko Rugema nabona uriya muti azawuhisha, akawuhisha iribagiza, akumva yuko imitungo Rugema azabona, imitungo azafata binyuze muri ziriya mpapuro n'ubundi afite yahawe n'uriya musaza. Uriya musaza akumva yuko Rugema hari ikintu azamumarira cyangwa se hari ikintu kimwe azigera amuha, nyamara mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Hano nta kintu kimwe n'ubundi yari kumuhereza, kubera ko twabonye ko Rugema ni umugome mubi cyane, ntabwo wamugirira icyizere cyo kuba yakora gahunda nka ziriya ngo abashe kuba yagushyira muri diru, dore ko twabonye yuko nawe aba afite diru nyinshi cyane zigiye zitandukanye z'ubugome, kandi nta miyaga n'iyi ngiyi n'imwe ajya ashyiramo, dore ko twabonye ko we n'umugore we ari we Nyiranambara ndetse na Fabiola, imigambi yose baba barimo barapanga ni imigambi yo kugira ngo bikubire cyangwa se bitwarire utuntu twabo nta bandi bantu babashije kuba bajya. Muri kumva rero ahangaha dukeneye kureba ese biraza kurangira gute, biraza kugenda gute nyuma y'aba. Hari ibintu utarimo gusobanukirwa, si uko wenda nageze ari ahantu ntazi ko iriya famiye nanjye ifite amakuru, ni abantu narinzi, ni abaturanyi, ababyeyi bawe ndabazi, urumva. Ntabwo rero nari kubona bagize ikibazo nka kiriya ngo ndeke gukurikirana ibibabayeho, urumva.
ntabwo uri buze kunshinja ko jyewe kuba naragukurikiranye nkamenya amakuru y'ababyeyi bawe n'ibibabayeho. so muri kumva ni fire iteye ubwoba. ubu ngubu rero Cyusa akaba agiye kwemera yuko uriya mwana ari uwe, agiye kwemera yuko umwana Isimbi atwite ari uwe, kubera ko yarebye asanga nta kundi kuntu yabigenza, asanga nta kindi kintu yakora, asanga n'ubundi uko byagenda uko ariko kose bazavumbura yuko umwana ari uwe, yamwihakana atamwihakana n'ubundi umwana ni uwe, n'ubundi DNA niziwe nta kintu yazihinduraho, ntabwo yafata umwana muhindurire DNA. kereka bikunda yuko umwana muhindurira DNA, nicyo kintu cyakunda yuko ashobora kubeshya yuko uriya mwana atari uwe, ariko umwana ni uwa Cyusa. umwana ni uwa Cyusa rero ubu ngubu Cyusa akaba afashe umwanzuro, akaba afashe ingamba z'uko agiye kwemera umwana, nta kundi kuntu yabigenza, nta yindi nzira yabicishamo, nta bundi buryo afite, kubera ko gukomeza kubihakana cyane niko gutuma yishyira mu mazi abira, niko kurogirita noneho bimwe birenze, bimwe binakabije kurusha uko we ubwe yanabyemera. ariko namwe munyumvire, ibaze uri nka Cyusa, ubu uri nka Cyusa wakora iki? Reba, uri nka Cyusa warateye Isimbi inda, ese Isimbi hari ikintu atwaye? si umwana mwiza? si yabyaye umwana mwiza? si agiye kubyara umwana mwiza? ese wahera hehe wanga yuko uriya mwana aba uwawe? ibaze warateye Isimbi inda, ese wabyanga cyangwa se ntago wabyanga? ibi ni ibintu rwose bitaba bikwiye muri sosiyete, ni ibintu byakagombye kugawa, kubera ko uriya mwana nta kibazo cyiwe, ni umwana mwiza, Isimbi nta kibazo, cyangwa se azanabatunge ari babiri, kugira ngo umwe amwihakane undi amukunde, yabakunda ari bose kandi bigakunda, yabakunda ari babiri. so dukeneye kureba rero, ese biraza kurangira gute, biraza kugenda gute? kino ni ikibazo gikomeye cyane, tugomba gutega amaso, tugomba kureba neza, tuvuga tuti nyamara uyu nguyu Cyusa agomba gukunda Isimbi uko byagenda uko ariko kose, niyo yamwanga ariko ntago yakihakana umwana we. kandi murebe mu buzima busanzwe bijya bibaho yuko umuntu ashobora kwihakana umwana umubyeyi atwite, kugira ngo akwepe inshingano, kugira ngo yumve yuko nta kintu agomba gufasha umuryango we, nta kintu agomba gufasha umugore we, nyamara ari ugutangira, ari mu matangira kwa kundi uba utwite umugore. nyamara ejo bundi umugore nabyara azatangira avuga ati umwana ni uwanjye, azatangira agira ati ibintu nk'ibi ibi bintu rero ntabwo twakagombye kuba duhura nabyo mu buzima. Cyusa yakagombye kwemera umwana, n'ubundi hano byaje kugaragara yuko ubwoba bwamutashye, byaje kugaragara yuko mama we agiye kumuvumbura. ibi ngibi rero byose bigiye gutuma ahita yemera yuko yateye inda uriya mukobwa ari we Isimbi, kandi agomba kubyakiriza amaboko yombi, akabihagararaho nk'umuntu wabyaye umwana, kandi akaba proud yabyo nk'umuntu wateye inda Isimbi. so reka turebe rero biraza kugenda gute, biraza kurangirira hehe? reka turore kabisa, kubera ko mama we aho ari ntago ari buze gutuma amworohera, ntago ari buze kumworohera habe na gatoya, kubera ko afite umujinya mwinshi cyane, avuga ati uraba wihakana uyu mwana nkazabimenya yuko ari uwawe, ntago tuzakiranyuka, ntago tuzaruvuga kimwe, tuzamirana nabi, ibyo wakigira ibyo ari byo byose. so reka dutegereze rero turebe, ese uyu nguyu mama Cyusa araza gukora iki? araza kumufosinga kwemera gukunda uno Isimbi, cyangwa se kwemera kuza gufata umwuzukuru akamujyana iwabo, mama we akazajya amwirerera, dore yuko mama we noneho we nta n'ikibazo afite. mama we arimo aravuga ati nanjye niboneye akuzukuru byaba ari byiza, dore yuko nikumburiye akuzukuru. so muri kumva rero ibi bintu nibyo koko birakwiye, uko mama Isimbi arimo aratekereza nk'umubyeyi wa nyawe, arimo aratekereza nk'umubyeyi nyakuri ugomba gufata inshingano zo kuba yanarera n'abuzukuru mu gihe ari kubona byananiranye ku babyeyi babo, cyangwa se ku mwana wiwe ari we Cyusa. tubitega amaso rero turebe uburyo biraza kuba bimeze. gusa ahangaha
ikintu kiraza kuba nuko Isimbi bigaragara nkaho yatangiye kubona uburyo cyangwa se yatangiye kubona ibyo ahumeka, yatangiye kubona ahantu ahumekera. Umuntu akagombye kuba amutererana ni Cyusa, undi akagombye kuba amutererana ni Mama Cyusa, ariko Mama Cyusa ntago we arimo aramutererana, arimo aravuga ati umwana humura nzamurera, umwana humura nzamurera, uzamuzana njyewe nzamurera kabisa. Ni nyuma y'uko rero uyu nguyu Cyusa nanone amajije gufatwa inshuro nyinshi cyane, arimo aratekereza uburyo yabeshya, arimo arahimba ibinyoma. Mama we akamufata akamubwira ati se urimo uratekereza ibiki, kubera iki, kubera iki urimo uragendagenda wagira ngo urimo uraterekera, bimeze bite? Akamubwira ati mbwiza ukuri, umbwire ibintu urimo uratekereza, kubera ko ndi mama wawe, urabizi ko ngukunda nawe unkunda, ese kubera iki wakumva yuko wamisha, kubera iki wamisha, mbwiza ukuri nanjye mbimenye. So niyo mpamvu rero hano uyu nguyu Mama Cyusa akomeje kugira impungenge nyinshi cyane, avuga ati ubu uno mwuzukuru yaba ari uwacu Cyusa agakomeza kumwiraza kwiraza i Nyanza, ubu ngubu koko yaretse uyu mwana akaba uwacu. Nibyo we arimo arivugira kabisa, arimo aratekereza ukuntu uriya mwuzukuru agomba kuba uwabo, kandi nibyo koko namwe mubitekerezeho neza, uriya umwana cyangwa se uriya mwuzukuru n'uwa Cyusa, ibyo yigira byose ko yagenda uko ariko kose, n'ubundi uriya mwuzukuru n'uwa Cyusa kabisa cyane. Abafana se simubizi se, mwandike muri comment mutubwire, ese uriya mwana ni uwa Cyusa cyangwa ntabwo ari uwa Cyusa? Ese Cyusa yateye inda Isimbi cyangwa ntabwo yamuteye inda? Nimutubwire, nimwandike muri comment mutubwire niba yaramuteye inda cyangwa se ntabwo yamuteye inda. Abantu babashije ko bakurikirana ino filime Inzira y'Umusaraba mu ntangira kugeza magingo aya ngaya, nimwandike muri comment mutubwire, ese uriya mwana ni uwa Cyusa cyangwa se ntabwo ari uwa Cyusa? Mwandike muri comment mutubwire, ko bitewe n'uburyo Cyusa arimo aramwihakana wagira ngo nta kuntu waba warabyaye, nta kuntu waba warateye inda umukobwa nk'uriya nurangiza umwihakane. Nimutubwire muri comment, ese uriya mwana nawe ubwawe yarakubeshye ni uwa Cyusa cyangwa se ntabwo ari uwa Cyusa? Mwandike muri comment mutubwire. Nabonye hari abantu, abafana baba bareba kure, baba bari tayari bazi akantu akariko kose. So mwandike muri comment rero mutubwire, se uriya mwana ni uwa Cyusa cyangwa se ntabwo ari uwa Cyusa? Mwandike mutubwire, ibitekerezo byanyu birakenewe, inyunganizi zanyu zirakenewe, dukomeze turebe, twinjiremo neza, turebe ibyo ari byo. So ku rundi ruhande rero Cyusa akomeje kugenda avuga yuko Isimbi yakomeje kumutwikinga, amubeshyera ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, avuga yuko uriya mwana atari uwe, ahubwo ari plank arimo aramukorera cyangwa se ari byo arimo aramubeshyera kugira ngo Isimbi abone umuntu wita ku mwana wiwe. Nyamara mu by'ukuri ikintu kigaragara ni uko uyu mugabo cyangwa se uyu muhungu ari we Cyusa yaba yarateye uriya Isimbi inda, yamuteye inda kabisa, yamuteye inda. Ibi ngibi kandi ni ibintu bihari binumvikana, dukeneye kureba neza tukinjiramo. So rero nimujye kure, mube hafi, noneho tuze turebe ino episode ikurikira. Uyu nguyu Cyusa arimo aremera kuba yarera umwana, arimo aremera kuba we kuba umwana yaba uwe Isimbi akaba umugore we, nta kibazo byaba bimuteye, dore nuko ari nacyo gisubizo afite kano kanya, cyangwa se ari cyo gitekerezo afite kano kanya. So reka tubibutse rero gukora subscribe, nshuti muvandimwe, niba uzi ko utarakora subscribe, iki ngiki nicyo gihe nako kanya kugira ngo ukore subscribe kugira ngo uzajye ubasha gukurikirana zino episode. Hari ibintu utarimo gusobanukirwa, si uko wenda nageze ari ahantu ntazi ko iriya famiye nanjye ifite amakuru, ni abantu narinzi, ni abaturanyi, ababyeyi bawe ndabazi, urumva? Ntabwo rero nari kubona bagize ikibazo nka kiriya ngo ndeke gukurikirana ibibabayeho, urumva? Ntabwo uri buze kunshinja ko yewe kuba naragukurikiranye
nkamenya amakuru y'ababyeyi bawe n'ibibabayeho. ubu rero tukaba tugiye kureba inzira y'umusaraba, urugamba rutoroshye aho uyu nguyu Rugema agiye kwerekana aho yashyinguye cyangwa se aho bashyinguye ababyeyi ba Iribagiza cyangwa se aho yashyinguye ababyeyi ba Iribagiza, nk'uko arimo aragenda bivuga, nk'uko yakunze kubigarukaho inshuro nyinshi cyane, agenda avuga yuko azi ahantu ababyeyi ba Iribagiza bari, ko azi ko ahantu yabashyinguye hakiriho hanyaho. ubu ngubu rero akaba agiye kwereka uno mugabo ari we Rurangirwa. Twaba dutegereje igihe kinini cyane, turimo turibaza ese bizarangira gute, bizagenda gute, azahamwereka cyangwa se ntabwo azahamwereka. So rero iki ngiki nicyo gihe n'ako kanya tugiye kureba aho agiye kwereka uyu Rurangirwa aho ababyeyi be yabashyize cyangwa se ababyeyi be babashyize nyuma y'urupfu rwabo, nyuma y'uko baje gupfa. Ni nyuma rero ahangaha aho uno mugabo Rurangirwa amaze igihe kinini cyane abitekerezaho, amaze igihe kinini cyane abyitaho, avuga ati ngomba kujya kureba aho ababyeyi banjye bagiye cyangwa se babashyize muri rusange cyangwa se aho babashyinguye. Ariko Rugema agakomeza agenda asa nkaho abyikuraho, akamera nkaho arimo arabyumva atarimo arabyumva neza, ugasanga byamugoye kugira ngo abyumve, kandi n'ubundi biri mu nshingano ziwe zo kugira ngo yereke aho ababyeyi ba Iribagiza bashyinguye. Ubwo rero tukaba tugiye kubireba, so reka tumenye rero muri comment turebe ese ni bande bifuza, ni bande bashaka kureba, ni bande bashaka kumenya aho ababyeyi ba Iribagiza aho bashyinguye, aho ababyeyi bari, kubera ko hashize igihe kinini cyane dushaka kureba ese ababyeyi ba Iribagiza koko baba barapfuye cyangwa se ntabwo bapfuye, cyangwa se iyi ngiyi ni planka. Wasanga iyi ngiyi na planka ari ukugira ngo batabakurikirana ngo barebe koko niba barapfuye, hanyuma uriya mitungo yabo babashe kuba bayirya cyangwa se babashe kuba bayigaruza, kubera ko twabonye ko uno mugabo Rugema afite amanyanga menshi cyane, ashobora gukora planka akavuga ngo ababyeyi ba Iribagiza barapfuye kandi batarapfuye. So tugomba kumenya ese arajya kuberekana cyangwa se ntabwo ari buze kujya kuberekana, cyangwa se iyi ngiyi ni planka barimo arakora kugira ngo badakomeza gukurikirana ngo bamenye aho ababyeyi babo bari, bitazakomeza kuba birebire kuri Rugema, iriya mitungo yabo ashaka kuba yatwara bikazarangira n'ubundi iriya mitungo atayitwaye, kubera ko twabonye ko iriya mitungo we arayemera, arayikunda cyane. Ni imitungo myinshi kuri we aba yumva ayitwaye yabakize bimwe bidasubirwa. Niyo mpamvu rero hano aba arimo arinangira umutima, cyangwa se aba arimo aravuga yuko ababyeyi ba Iribagiza azi ahantu bashyinguye kandi atari nabyo. So dushaka kureba rero niba iyi ngiyi ari planka, iyi ngiyi niba ari planka cyangwa se niba biri seriye, ese koko ababyeyi ba Iribagiza barapfuye cyangwa se ntabwo bapfuye. Basanga bataranapfuye, ibi ngibi ari ukugira ngo uno mugabo Rurangirwa akomeze adindize ikurikiranwa ry'ababyeyi ba Iribagiza ndetse n'uyu mugabo Rurangirwa. So hano rero dukeneye kureba ese biraza kurangira gute, biraza kugenda gute. Umuntu rero ukeneye kubireba yandikemo aho ngaho munsi muri comment atubwire niba akeneye kubireba cyangwa se niba namwe mutegereje nk'uko dutegereje turi benshi cyane. Dukomeje kureba turi benshi cyane, tugenda tureba ese biraza kugenda gute, biraza kurangira gute, kubera ko iki ngiki ni ikibazo twese twakibaza. Turi abantu benshi cyane, turi abafana benshi kabisa. So mureke rero turebe ese biraza kurangira gute, agiye kuberekana cyangwa se ntabwo ari buze kujya kuberekana. Ese uyu mugabo Rurangirwa namubwira ati tugenda, akamushyira imbere bakagenda, yajya kubona akabona ahantu amujyanye ntago ariho bashyira